Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 46. Imigisha n'imivumo. Iki gice gishingiye muri Yosuwa igice cya 8. Nyuma yo guhanwa kwa Akani, Yosuwa yategetswe kuyobora abantu bose b'abarwanyi maze bagatera Ayi. Imbaraga z'Imana zari ku bantu bayo, kandi bidatinze bari bagiye gutsinda uwo mudugudu. Rubanda rwari rurekereje kwinjira muri Kanani. Kugeza ubwo nta mazu cyangwa imirima bari bafite yo guha imiryango yabo. None rero kugira ngo babashe kuyibona bagombaga kwirukana Abanyakanani, nyamara uwo murimo w'ingenzi wagombaga gusibizwa. Mbere yo kwegukana burundu uwo murage wabo, bagombaga kuvugurura isezerano ryabo ryo kuyoboka Imana. Mu nyigisho ziheruka za Mose, bari bategetswe ko imiryango yose igomba guteranira ku misozi ya Ebali na Gerizimu i Shekemu kumenyeshwa amategeko y'Imana. Mu rwego rwo kumvira ubwoko bwose uko bungana, atari abagabo gusa, ahubwo abagore n'abana ndetse n'abanyamahanga barimo, basize amahema yabo i Gilugali maze bambukiranya igihugu cy'abanzi babo kugera ku kibaya cy'i Shekemu hafi y'isangano ry'igihugu. Ubwo bari bazengurutswe n'abanzi bari bataratsinda. Nk'uko byari mu minsi ya Yakobo, ubu nabwo Imana itera ubwoba imidugudu ibagose, kandi Abaheburayo ntibahuganaga. Aho ngaho Aburahamu na Yakobo niho bari barabambye amahema yabo. Aho kandi niho ubuheruka haguzwe imirima, aho imiryango yagombaga kuzahamba umurambo wa Yozefu. Aho kandi niho hari iriba Yakobo yari yaracukuye. Aka karere katoranyijwe kari kamwe mu turere nyaburanga kabereye kuba indiri y'ibikorwa. Icyo kibaya cyiza, inzuri zacyo zitoshye zigiye zimezamo utununga turiho imyelayo, kivomerewe n'utugezi duturuka mu masoko adudubiza, kigoswe n'uburabyo bwo mu gasozi bwumbuye burangaza hagati y'iyo misozi y'umutarwe. Ebali na Gerizimu birateganye, yombi isa naho yegeranye rwose. Uduhinga twombi dusa naho turemye hamwe uruhimbi kimeza. Ijambo ryose rivugiwe mu gahinga k'umusozi umwe ryumvikana nta nteteri ku wundi musozi. Imirenge ihinduka minini kandi ifata ikirere kinini. Urwibutso rw'amabuye manini cyane rwubatswe kuri uwo musozi Ebali. Hejuru y'ayo mabuye, mbere yari yarabanje gutegurwa, atwikirizwa ubutare bumeze nka simenti cyangwa plâtre. Itegeko ryari ryanditsweho ntabwo ari ya mategeko 10 gusa yatangarijwe ku musozi Sinayi, akandikwa ku bisate Uwiteka Imana yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha nk'iminsi y'ijuru kuri iyi si. Gutegeko kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Buri mwaka wa 7 iri tegeko ryose ryagombaga gusomerwa mu iteraniro ry'Abisirayeli, nk'uko Mose yari yarategetse ati: ku iherezo ry'imyaka 7 mu minsi mikuru y'ingando, Abisirayeli bose bazanywe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izaba yaratoranyije, uzajya uteranya abantu, abagabo n'abagore n'abana bato n'umusuke w'umunyamahanga uri iwanyu, kugira ngo bayumve, bayige, bubahe Uwiteka Imana yanyu, bitondera amagambo yose y'aya mategeko, bayumvire, no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu igihe cyose muri mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwayo no guhindura. Satani ahora mu murimo we amaranira gusebya iby'Imana yavuze, kurindagiza ubwenge no gutera umwijima mu misobanukirwe yacu, kugira ngo noneho atume abantu bagwa mu cyaha. Imana ihora iharanira kwegeranya abantu bayo no kubashyira munsi y'uburinzi bwayo, ngo Satani atabona uko abashukisha ubucakura n'imbaraga z'ubuhendanyi bwe. Yiyemeje kubabwiza ijwi ryayo bwite, kubandikira n'urutoki rwayo bwite amagambo yayo yagenewe abantu, ngo ababere umufasha utunganye. Bitewe n'uko Satani yiteguye kuyobya intekerezo z'abantu no kwangiza rwa rukundo ruzima ruva ku masezerano yayo n'amabwiriza, hakenewe umwete mwinshi ngo buyashimangire mu bwenge. Ibyigisho bikomoka mu mateka ya Bibiliya bikwiriye gusobanurwa mu mvugo yoroheje, ikwiranye n'imisobanukirwe y'abana. Ababyeyi bashoboye gushishikariza abana babo kwiga n'ubumenyi bw'ingeri nyinshi buri muri ibi bitabo byera. Nyamara nabo ubwabo bakwiriye kubanza kubyishishikariza ubwabo. Abifuza ko abana babo bakunda kandi bakubaha Imana, bagomba kuganira iby'ineza yayo, ububasha bwayo n'imbaraga zayo, nk'uko byerekanwa mu ijambo ryayo ndetse no mu mirimo yayo y'irema. Igice cyose n'umurongo wose wa Bibiliya ni ubutumwa buvuye ku Mana bugenewe abantu. Niba bwizwe neza kandi bukumvirwa, bwayobora ubwoko bw'Imana nk'uko Abisirayeli bayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa n'inkingi y'umuriro nijoro.